Inkuru mbazaniye noneho ni akasamutwe. Dutangiranye n'umugabo hano uri kunywa ji. Hano hari umukozi wabo wo mu rugo yahise amuzanira icyapa cyanditseho amagambo. Gusa umugabo yarayarebye arikanga. Ese ibi bintu bishoboka bite? Umukobwa ati nta ibyo nkubwira nibyo, uriya mugore wawe arakubeshya ntago atwite. Noneho aragira ati ariko ceceka ntihagire umuntu ubimenya. Nibwo nyirabuja yahise aturukayo disi n'inda yayiraritse ngo aratwite, kandi umukobwa yamuvuyemo ashaka kumusenyera. Umugabo rero yaraje ati sheri waje uri hano? Yego ndi hano. Ariko disi nari nagukumbuye ndanagukunda cyane. Ati cyane rwose ni karibu umugabo mwiza. Ngo nanjye nari ngiye kuba nakwitunganya ngo nambare neza usange nsa neza. Umugabo ati nanjye naje nsanga akaji karateguye, none nari mfite amashyushyu yo kureba uko akabebe kanjye kameze mu nda, none ndi kubona bimeze neza. Shahira ishyano ry'umukozi bikarirya ariko saba abantu bo. Umugore ati sheri umugore ati niriwe meze neza, yaryamye naruhutse. Ariko se sheri ikindi kibazo, uyu wowe n'uyu mukobwa muba mupanga ibiki ko muhora muba muri kumwe? Njye mba nishimye ariko ntabwo nshaka ko umuntu antera shatani. Umugabo ati nyine se umukozi twaganira iki sheri? Yaranzaniye ji ariko mbaza niba isukari irimo ihagije, nta kindi kintu nurebye nta bintu birenze n'iby'akazi ka hano mu rugo. Tuzi uri kubona umukozi koko navugana iki nawe sheri? Ahubwo ikintu mfitiye amatsiko njyewe se urakizi, umunsi akabebe kazaba kavutse ndi kugaterura ndeba gasa nawe, utwiso nk'utwawe, gafite inzobe nk'iyawe sheri, icyo gihe umugore nawe uti nanjye nzishima disi naza afite umutwe mwiza nk'uwawe, maze ubundi icyo gihe tujya dusohoka twishime. Mbese nyine kubyarira umugabo nkunda iwana nta kindi kintu kinshimisha nkabyo. Ariko sheri gusa ukuntu uramwemera cyane. Umugabo ati reka se nawe mbwira, ndakwemera burya. Aratambika. Amaze kugenda umugabo asigarana na wa mukozi. Niko wowe umugore wanjye aratwite arakuriwe, warangiza ugashaka kunsenyera wa mutantine we, namwe ko mwatunaniye? Umukobwa ati nyamaza nigeze kumubona yambaye ikintu ari kugikura mu nda, cya kintu bambara kigaragaza ko umuntu atwite kandi nyamaza ari inda ya feke. Umugabo ati ntabwo bishoboka wa mukobwa we niba ushaka kunsenyera. Ati none se umugore wanjye ko twashakanye dukundanye tugakora n'ubukwe, urumva ari gute nihe yakungukira mu kuba yansenyera? Yashaka kwisenyera urugo rwe. Ntabwo bibaho, ntabwo yambeshya ngo aratwite adatwite. Umukobwa ati kandi wa mugabo uzaririra mu myotsi nka Bakame, narakubwiye ukanga kunyumva. Reba ukuntu yivuye inyuma, mbese ubundi kurusenya biramumarira iki uyu mukobwa nawe? Umugabo ntarimo kubyumva, yanze kwizera amagambo y'abakozi. Abakozi namwe rero muratunanizaga. Noneho umugabo areba ibyo umukozi arimo n'ukuntu ari kumubwira. Umutima ati njye nkunda umugore wanjye, ntabwo bino bintu byavamo byo kuba najya kumubwira ngo ntabwo untwitiye, ntabwo ibyo bintu nabikora. Umugabo disi isura yarahindutse ariko abwira umukozi ati ntabwo bibaho, nta wundi muntu nashobora kuba nakwizera n'umwe utari umugore wanjye. Niwe muntu nakunze mba nazana no mu rugo rwanjye, mu mitungo yanjye, nkontorore kandi ankontorora n'ibyanjye. Nta kindi kintu rero nakumva kimusebya ngo mbe nagiha agaciro. Umugabo arakomeza arahakana yivuye inyuma. Umukobwa ati byihorere wanze kunyizera, ariko umunsi umwe uzampfukamira unsabe imbabazi, umunsi uzaba wamenye ko ibyo nakubwiraga byari ukuri kandi nta n'ikindi kintu rwose cyari kibyihishe inyuma uretse kuba ari ukuri. Nuko nyirabuja yabaye yagaruka, aje nabwo asanga wa mukozi ari aho ngaho. Gusa hari ifoto yarazaniye umugabo we nyine ya DNA bapimishije, bimwe byo guca mureko nyine by'abagore batwite. Yaraje arayimwereka disi uko akana kameze mu nda. Umugabo arishima cyane ati disi kana kanjye ni n'agahungu, ariko semana gafite n'imisatsi nk'iya mami ewan. Ati nzaba nishimye uriya munsi kazaba kavutse, nkateruye bari kunyita papa runaka. Ese tuzakita nde? Umugore ati tuzakita Rayani. Ati cyane rwose kari n'agahungu keza. Ati ni byiza cyane, ariko se nk'uyu mukozi we abo yaje gukora iki hano ko ariyo yayo kasigaye atumenyera?
kugera ubwo ageze no mu cyumba cyacu sheri, ibi bintu bibaho? Sohoka se nyine cyangwa umbwire nkwirukane, niba umaje guhaga imitsi yanjye, umaje no kurengwa, usigaye umenyera ugasanga umugabo wanjye mu cyumba. Ese ubwo ndi wa mugore ugira ibintu birebire ntabwo navuga ko mwari mwaryamanye muri kunca inyuma, ariko ushaka kunsenyera cyangwa umukobwa atari ko mabuja oya, nari nzanye icyo kunywa, nari nzanye ji, ntago nari ndimo kuza ngo mbe nagira ikindi kibazo nteza. Ati woye takava mu nzira ugende. Umugabo ati se none sheri kuki ukunda kubwira nawe uriya mukozi ko ntari biryo ko nabonye ashoboye akazi ari n'umwana mwiza, reba ukuntu unaniwe, none warangiza ibintu byose uba wabivangavanze. Umugore ati reka sheri woye ntabwo ibintu byo kumitumenyera ari byiza, okay tubyirengagiza ahubwo umwana wacu ubundi niwe ugezweho. Ati reka twigendere n'ubundi umwana wacu niwe wa mbere. Umukozi aza hano muri magaze aza gutegura icyo kunywa ngo abe yabahereza keya, ahereze keya umubosi we ndetse na nyirabuja. Arateka ariko mu gihe ari guteka yaraje n'ubundi afata ijage nk'ibisanzwe n'ibikoresho yari arimo kujya areba, ahari ji mbashyire n'akaji banywe dore hiriwe nabi. Nuko ati mugihe ndimo guteka be bica ingwagasi nyine bamere neza. Ati nibyo n'ubundi byiza biranga umukozi muzima, bica mu mutwe batazananyirukana, nanjye mbe mfata akantu mbe ndi kwinywera. Ariko mabuja ntago arabeshya, nubwo bari kunyirataho nzamufatisha ntago azacika. Umukobwa ibyo ari gukora byose ari ku muhari wo kwihorera kuri nyirabuja ngo yamubwiye nabi, gahora amushihagura amushinja kubaho ari kumwe n'umugabo wiwe. Ariko umukozi ari kumujinya, ariko kajinya kenshi. Ati ni ngombwa ngo mabuja mukorere muhereze ikosora, mukorere mwereke ikibemeza. Mbese umukobwa nuko mabuja n'umugabo we barimo kwitemberera inzu yose, bamuvana mu cyumba bamujyana mu kindi. Ewana ati nuko nzaba ndi kugutembereza umunsi uzaba wambyariye umwana. Ati rwose noneho tuvuye mu cyumba tuzagira icy'umwana wacu, none tuje mu cyacu. Ubu ngubu disi turi kurarana kari mu nda yanjye, ejo bundi kazaba kari kurara konyine. Sheri uzatuma karara konyine natwe twirarane? Umugabo ati si ubwo umwana wanjye azarara ukera, hari kubura amasaha makeya ngo umwana wacu azavuke, turumva nta kwezi kurimo rero ni amasaha make. Arangije arishimye cyane, ariko sheri disi mbona nzanarira umunsi akana kacu kavutse. Ni mbega ibyishimo, ni ntubizi siyo nishimye cyane ko ndira. Umugabo ati cyane. Umugore ati noneho njyewe iyo ntekereje ko mba n'igihe nyine iyo udahari ngo hari umukanzengereza. Ti gusa mana yanjye umwana wacu umunsi yavutse nzaba ameze neza, numva ndi sefu ndinzwe, nzaba ngaragiwe na papa w'umwana wanjye, ngaragiwe n'umwana wanjye. Ewana famiye zo zizankunda kurushaho. Niyo matsiko mfite. Atari ko sheri nawe rero ibintu byo kujya ukururana n'uriya mukozi birambabaza, nubwo mbivuga ukabyihunza ariko birambabaza. Ujya urambabarira ni ukuri, nawe we kujya ugira rwose ngo umbabaze. Ahantu hose ngiye nsanga muri kumwe, najya muri magaze nkasanga muri kuganira iki ni ukuri. Umugabo ati shiri humura utaba wateza n'umwana wacu ikibazo rwose, umukozi n'iki naganira nawe kidasanzwe uretse ibintu by'akazi. Nuko umukozi nawe yinjiye disi mu cyumba cyabo, mu kanya basanze mu cyumba bazagira icy'umwana, none abasanze no mu cyumba cyabo. Ariko aka nako ni akamenyero k'abakozi gusa, ni n'akajogo. Murabuje atari ko se wa mukozi warasaze, udusanze no mu cyumba ndi kuganira n'umugabo wanjye. Tise ubwo usanga turi kugira byari kugenda gute? Umukobwa ati nari mbazaniye ji. Ati ji se mu cyumba niho utuzanira ji? Cyangwa ufite ibindi bintu urimo wagira ngo uri kuneka? Umugabo wanjye waramukunze mbimenye cyangwa hari ikindi kibazo ufite njyewe ntazi? Umva yaramubwira ati rero akazi kakunaniye, ushaka umugabo nawe ujye gushinga urugo, niba usigaye winjirira umuryango wanjye bigeze aha, ntabwo bino bintu mbishaka, ndakwirukana pe, ndakwirukana ngiye kuguha piriyave y'amezi 2, ntabwo ngushoboye rwose. Koze ati mabuja mbabarira, numvaga rwose akabibi gashonje, nari nkuzaniye ji ngunywe, numvaga ko kaba gashonje rwose, mbabarira mabuja.
ati akira akaji munywe ahubwo munywesha akabebe karashonje. Umukozi yahise ayihereza umugabo arangije aragenda. Umugabo asigara avuga ati ariko se sheri uyu mukobwa hari ikintu mupfa koko kumubwira nabi kandi ubona barimo kukwitaho, ubu niba nakwitaho iyo ntara akakwitaho gutya wagira kumubwira nabi ngo harya abantu batwite bavuga nabi. Umugore ati we ariko birakabije, ndi ahantu uri hose ari kukubungaho, wajya mu cyumba akakubungaho, wajya mu cyumwana akakubungaho, wajya muri sare akakugendaho. Uyu mukozi sinzi ikintu agushakaho rwose, ntabwo bino bintu mbishaka. Umugabo agahinda karamwishe, none dukora iki aho bigeze ubu ngubu kuko uriho kutashaka undi mukozi ngo uhite umbona uramwirukana bwo sheri bigende gute? Ushaka ngo bigende gute? Kuko tuba twibereye muri mudu nziza ko ntawamenya ngo biba byagenze gute cyangwa bizagenda gute. Bisi umugore ati okay sheri, gusa niba udashaka ko mbabara mpora nishimye uriya mukozi ujya umugendera kure, ntabwo usanga n'ahantu mubwira iti toka kure. Umugabo ati okay sheri nta kibazo, gusa urabizi neza ko ntaguca inyuma. Umugore ati rega mba niri no gufuha nzi ngo wanca inyuma kuri uriya mukozi rwose, nta kindi kibazo kiba gihari njye mba mfite ni icy'urukundo ngukunda. Ese sheri urabizi ko unkunda kurusha uko nkukunda. Umugabo ati ntabwo bibaho, ntabwo wankunda kurusha uko nkukunda, dore ko si ubwo njyewe ubona iyo uvuganye n'umuntu mutuka ati wapi, kandi nanjye urabizi ko nkukunda cyane, ariko ntukagituka abantu rwose tuvuganye, ngenda gukunda. Umugore ati wapi sheri, ntabwo biriya bintu ari byo byo kwimenyereza abakozi, uriya ni umukozi, ni umukwizini, ni uwo guteka, nakageza ngo akuvugishe. Hari nibwo yaba ashaka kunsenyera, dore ngewe maje gusaza. Abakozi b'iki gihe ntawamenya ibyabo sheri, ntabwo ari urundi rwango si n'undi mutima mubi utazantinya ngo mvuga nabi. Oya gusa ntabwo mushaka hafi y'urukundo rwacu, ndi hafi yacu rwose, ntabwo mpamushaka. Barahagurutse gutyo. Umukobwa ati mabija igihe cyo kubyara kigiye kugera, niyo mpamvu mba ndi kukwitaho, rero ujye umbabarira n'utwo kurya ubu twahiye, mu kanya ngiye gutegura n'ibindi biri kubura, ubundi mbazanire mube mwarya. Umva arabaganiriza kandi akana ntabwo gakeneye kuvuga nabi kari mu nda yawe, ujye uvuga neza rwose. Mabuje ati none se niwe wigisha kuvuga neza, inda y'umwana wanjye ni wowe wayiteye, uzi uko bimera? Nuko aramusomera ati se ubundi ibyo bika ari byo mu gikoni, ubundi ibyo mu cyumba cyanjye n'umugabo wanjye ubimenya gute? Umukobwa ati mabuje nta kibazo, gusa ndishimye niba mwambabariye, reka mbe nakwigendera, ndabona utakirakaye nka mbere, Imana ishimwe cyane. Noneho barangiye ati okay reka tuze turye niba bamaje gutegura ibyo kurya. Baraje, umukobwa arategura ku meza, ategura utwo kurya, ategura akaji, arangije gusa nubwo yagiye kubivugishwaho neza, hari imipanga afite mu byibuko yo kwihorera kuri nyirabuja ngo yamubwiye nabi. Nuko baraje ati turabona wateguye rwose, n'ibiri kubura agenda ujye kubizana, ubundi ibintu biba byagenda neza kurushaho. Nuko umugabo yafashe umugore we ati sheri karibu ku meza rwose, turabona ibiryo biri gusa neza, hanyuma ubundi twirire, n'ubundi twirire n'akana kacu kagiye kuba kavuka. Umukozi ati bon appetit mabuja, bon appetit rwose, bon appetit, ibyo biryo biraryoshye cyane kandi n'iyo ji iraryoshye rwose, naguteguriye na twa tuntu ukunda na nudozi ziriho. Umva wowe icyo usabwa ni ukumbwira neza, ubundi muri iyi minsi nkakwitaho, urebe ukuntu uzabyara umwana mwiza ubyibushye usa nka papa we kandi uteye amabengeza. Umugore ati ariko nkawe iyo mito muyikura he kuri umwana utari wabyara? Umugabo ati ariko se sheri ibyo tante nari kuvuga nibyo, ugomba kwitaho kugira ngo ubyare umwana mwiza kandi usa neza, usa nka se nyine umeze neza. None wowe ibintu byose babigize intambara, uri kuvugana umuhari. Ati oya, ugomba kuvuga neza, ukitwara neza, ukajya useka, ukareka kurakara. Umugore ati mugiye kumfatanya, se ugiye kumfatanya n'umukozi? Umukozi ati oya, ati tugomba rwose kujya tugukora surprise ukishima,
ibintu by'umubabaro ukabikura aho ngaho. Umugore atari ko se sheri ntubizi ko nishima mbabara ariko warumbabaje. Umuntu wese iyo bamubabaje arababara. Ntimukajye muncira urubanza rero ngo njya mbabara. Kuko umuntu wese arababara n'ibya buri umwe wese. Umukozi ari ahangaha hari imipanga ari gupanga mu byibuka ari ku isiri. Hanyuma barakomeza baraganira ati ubu tantine zanyura hano ambwira ibye nawe cari umbwira ibyawe. Umwana nawe naza azaza abashyigikire. Si ubwo ngiye mubona nzaba uwande koko sheri. Umugabo atari kurabizi neza ko tugukunda. Urukundo rw'abantu babiri ugiye kongeraho n'urw'umwana. Tisabwe urumva urwo rukundo rwose. Cyane nyine ko njyewe ngukunda cyane kurusha buri umwe wese. Atari ko nyine nawe urabizi. Noneho umunsi uzaba wambyariye umwana nzagukunda kurushaho. Umukozi yagarutse muri magaze ari kuvuga ati mabuja kwirirwa uncihagura umbwira nawe upfusha ubusa umugabo mwiza gutyo n'ukuntu abakobwa twabuze isoko. Ati ndaje mukorera agashya uwo mugabo mwiza gutyo wirwa utesha umutwe ukina nk'agapira. Aturaje wumva uko bimera burya. Hari ibintu yaje arafata hano by'ibibarafu akura hano mu ntuze mu kabati. Arangije araza aravuga ati umva ibi birarikora rwose birarikora. Mu kanya uraje ubone niba gukora subscribe iyi ni Kevin TV1 niba wakunze iyi nkuru kandi niba ari bwo bwa mbere wagera kuri iyi channel nguhaye ikaze tera comment umbwira uko byumva. Nuko yaje afata bya bibarafu mu ntoki araza yegera nyirabuja neza gake gake arangije ati umeze neza se mabije nkunda cyane. Ya bibarafu yahise bimushyira mu gakanzu imbere. Mabuja yarahagurutse ntazi ngo byamugendekeye gute yari yatwawe n'urukundo rw'umugabo. Feri ya mbere mu kuba yakwitabara ngo arebe bya bintu ibyo ari byo yahise akuramo cya kintu. Umugabo ati se sheri bigenze gute? Umugore ati se sheri sorry mbabarira ntabwo nzi ikintu kibaye. Umugabo ati okay ati kumbe n'uyu nguyu uri we wa nyawe. Ibyo umugabo ari kuvuga umugore ntari kubyumva agira ngo ibyo bamushyiriyemo ni ubusinzi. Tisumbaye iki sheri ntago yibuka ko yiraburije. Atumbaye iki koko ko ndeba ukuntu nari meze atari ko nkimeze naba ngiye kubyara se cyangwa hari ukundi kuntu byaba bigenze. Ngiye kumva numva ibintu bikonje bindiho niba ndwaye iki ntago mbizi. Umugabo ati okay ibyo uri kumbwira ntago mbyumva ndi kukubaza uwo mabara yawe ya nyayo nayangaya kumbe wari unyihishemo igihe cyose twabanye. Umugore arangije atari ko se sheri wabaye iki wagize ikihe kibazo? Umugabo ati kumbeshya ngo uratwite kandi ari ibyo bintu wirirwa wambaye. Umukozi ati inyura hano mabuja ndagukunda sorry kubikubayeho inyurire hano. Disi umugabo wacu hano umutwe waramuri aravuga ati se mana yanjye umugore nizeye nkamuzana mu mitungo yanjye ikirenze ibyo nkamushyira ku mutima wanjye niwe umbabaje gutya. N'ukuntu uyu mukozi yahoraga bimbwira nkamuhakana. Ariko mana we ubu ndabigenza gute? Umugabo yataye umutwe. Mani urukundo rurababaza ntukajya ukinisha umuntu umubeshya ko umukunda kandi utamukunda. Murebe nk'ibintu bibaye kuri uyu mugabo. Umukozi yaraje tehe none se nyirankundwa akazwa yawe y'umugore ntago ubibonye? Umugabo ati sha byihorere inzira ntibwira umugenzi. Gusa ndamubonye ntambonye kuva agiye n'ubundi nta mwana wanjye yaramfite yagiye kwica urupfu n'agashinyaguro no gutoza iriya mico. Yewe nagende gusa warakoze kumba hafi ibintu byose mfite nari naramuhaye ndabikweguriye hatavuyemo n'umutima wanjye ubwawo ndawuguhaye. Umukozi ati murakoze cyane boss murakoze cyane rwose sinabona uko mbashimira. Rero ntukajye ubeshya umuntu ko umukunda ntugakinishe umutima w'umuntu buriya nta kintu kibabaza nk'urukundo. Murabona ibintu bibaye kuri uyu mugabo n'ukuntu yakundaga uriya mugore birababaje. Mbibutsa ko iyi ni Kevin TV1 ni uko umukobwa yironkeye umugabo atabikekaga. Kora subscribe utere comment utubwire ukuntu iyi nkuru wayibonye usharinge n'abandi ukore like ukore no kunzogera kugira ngo buri gakuru kose dushyizeho ujye ukabona mu ba mbere. Ndabakunda cyane. Nuko filime yacu yarangiye bane mugakurikira ubutaha. Ciao ciao.